ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa uyu mukino witwa Nanduriye indambi wanditswe na Singizwe Yezu Donati unonosorwa n'itorero ndamutsa. Umunyarwanda yagize ati isura isambira byinshi gasohoza biki. Hari igihe umuntu ashukwa n'indambi ndetse n'irari ry'ibintu byinshi bikamukoresha amakosa azatuma yamburwa na duke yari afite. Harya ngo umugabo n'urya utwa akarya n'utw'abandi. Umunsi se n'abandi bashatse kuba abagabo barya utw'abandi bakarya n'utwawe uzaba uwandi. Ese ubundi birakwiye ko tumarana dupfa ubutunzi nabwo bw'amahugu mu gihe ahubwo ubwo butunzi bwakatwunze? Umunsi ubuhemu bwacu se buzagaragara ntiwasanga natwe tuzicuza. Dukurikira umukino. Ariko urakomeje duwa ntiwakira n'akabanga ugire ko turi imbere ya mama koko. Mama se n'umwana wo kujijisha ku buryo ayoberwa umuntu urakaye n'uwishimye. Bana banjye musigeho mudatonganira hano rwose. Oya mama reka nkubwize ukuri. Aho bigeze rwose ndambiye imitwe ya Paterine nanga imikino ye y'abana kandi akuze. Yego mana. None se ko nagusabye kuza kuneza bambwiye ngo iki? Ntambwiye ko nta mwanya ufite. Ariko nzanyima akantu k'imitungo ubuza wiruka. Bivuze ko n'ubu wumva uri mukuri noneho kuba wanzanye gusura mama mbeshye ngo agiye kutugabanya amasambu. Kuri nyine. Ego Bikira Mariya nyine impuhwe niko duwa. Ubu nyuma y'amafaranga n'amaduka akomeye mufitiye za Kigali urashaka n'udusambu twanjye koko? Nuko nagerageje uko nshoboye ngo ndebe ko namuzanaranira pe. Ariko nibutse ukuntu akunda ubutunzi ntimubeshya gutyo none do. Mubona ko yaje se? Natwe tuba dukeneye ibintu bidufitiye inyungu. None se wumvaga ko nabatumije nshaka kubabwira ubusa? Wenda si ibyo ariko nyine ugomba kumenya ko igihe ari amafaranga nawe. Amahirwe nuko nabashije kumuzana mama. Wakoze. Ngaho tubwira icyo wadushakiraga. Ubundi se mwari icyo mutabona abana ba. Ntimubona uko nsigaye nsuku. Ntukongera kubarushya nyine. Biragaragara mama. Bisa nkaho uburwayi bwawe bumaze gufata indi ntera. Ibyo biragaragara ko nta kabaraga afite nyine. Bana banjye rero. Yego mama. Munyihanganire gukomeza kubabera umutwaro. Gusa ubu mundeba ndarembye cyane. Kandi imiti mu kigo nderabuzima bampa nta kikimfasha pe. Ese mama ibyo ni ibintu byo gutwihanganisha koko? Cyangwa ni inshingano zacu? None se nibyo kurwara nyakurwara mama cyangwa n'iby'izabukuru? Ntari mbizi. Urabimenye rero. Nari naranze kubatesha umutwe hakiri kare. Numvaga ari uturwara turaho duciriritse none rwose birakomeye. Muri mama tubwira ibisabwa byose. Yewe niyo byaba ngombwa ko tukujyana kukuvuriza mu mahanga turabikora pe. Tunabikora pe. Cyakora kwiyemera byo urabizi. Uba utarumva n'icyo umuntu arwaye uti nidushaka tukujyana iyo mu mahanga. Kubanza hari amafaranga uyacura. Ngewe ndumva nta kibazo cyaba kirimo rwose. Cyane kubwo bushobozi tubufite. Erega Paterine n'ubundi ndabizi ko iyo mbikubwira wari kubikora. Gusa sinshaka gukomeza kukuvuna wenyine kandi ufite umuvandimwe ufite n'amafaranga. Ubwo urashaka kuvuga iki mama? Nizere ko udashaka kubinshyiraho njyenyine. Nta mafaranga nifitiye. Ariko se wowe uhora nta mafaranga ufite? Nta n'umunsi umuntu azakwiyambaza ngo umufashe koko. Ubwo amafaranga yanjye nyashora mu bindi bimbyarira inyungu n'umuryango wanjye. Rero buri uko ushatse amafaranga ariko nyafite buri gihe amafaranga ntamwumva ava hese. Ariko se duwa iyo mishinga uhora uvuga ni bwoko ki? Niki kizima wagezeho ngo tuvuge ko iyo mishinga ihari koko igaragara? Ushatse kuvuga iki se Paterine?
uratinyutse pe uravuga ngo ntacyo negejejeho Kirihe? uzi ibyo nagukoreye wowe mwana wanjye ntukarakazwe nuko bakubwije ukuri soko se ubu wowe nta soni bigutera iyo ubona murumuna wawe ari ufata inshingano mu cyimbo cyawe koko mbese nyine na n'ubu kuba yarakuvugururiye inzu akaba aguha udufaranga two kwishyura abahinzi n'abashumba bituma njyewe nta kintu mvuze wenda ntibyari ngombwa ko tubivugaho ariko nawe ukwiye kwikubita agashyi pe agashyi kuko k'iki urebye amafaranga dukorera n'iterambere ufite wowe ntabwo bihura rwose ariko uzi n'ibindi ibigisi mwambwiye numvise kandi ngumye hano numva ashobora kuvuga nabi none se ubwo ugiye dufashe uwuhe mwanzuro none se ko nse ntabwo turi butahane niba wagira ngo wongere umware muri iriya modoka yawe ugenda uyinturira ntabyo ubonye gusa mumenye ko ibyo muvuze bimbabaje ese no mu busanzwe ni uko umubanye mwana wa ibyo ubonye ni bike mama ni ukuri ntubwiye ibyo byose wakumirwa pe ayiwe yego ko mana nagushatse mu nzu yose nakubuze wibere hano ariye uzi ko nari nzi ko utari muri uru rugo ariko mama nawe urakabya ukumva se ko navahaye amasaha ngiye nibereye hano ndi gusubiramo amasomo ariko ukunda kwiga koko ubu uzajya uva ku ishuri nta no kuruhuka uhita usubira mu ikayi niwaza no mu gikoni ngufashe guteka ni ukuri tumaze iminsi twiga ibintu bikomeye cyane mama kandi urabizi ko ngomba gukora uko nshoboye nkabahesha ishema niba warashakaga kujya uhora wiga se kuki utemeye kujya mu kigo so yari yagushakiye ngo wige uba mu kigo ko mbona ari byo ukunda ariko mama nawe ntukagereranye ibintu bidashoboka uzi ko ari nko kugereranya igihugu n'umudugudu koko gusa ushatse kuvuga iki ariko uzi ko ikigo niga hari kimwe mu bigo bitatu bihenze muri iki gihugu none uri kumbwira ngo mbere ko nkajya mu dushuri dusanzwe kuba ishuri rihenze se bivuze iki ko ari ugusesagura gusa ubundi ntimwiga bimwe kugira ngo se twebwe twiga sisiteme yo mu rwanda amvaye uzabaze maze twebwe mu kigo cyacu niba uzi ikinyarwanda baraguhana ibyo ni akazi kanyu ubu se abatiga muri ayo mashuri yishyura amamiliyoni bibabuza kuvamo abantu bakomeye wowe na so murasesagura gusa nta papa kindi arasesagura gute mama shariyeri ntukambaze ubusa ubwo se arinda ajya kukwishyurira amashuri ahenze gutyo atari yaranyimye igishoro ngo nanjye ngire icyo nkora ubundi suzi ko ari papa untangira amafaranga y'ishuri none araba atazi n'umwaka nigamo ngo aratanga amafaranga angana kuriya none se uyakuraho mwana wa cyangwa shaho uri muri ba bakobwa b'iyi minsi wabimenya ute se ko nawe utanyitayeho ngaho ni tonto pateri ninyishyurira amashuri kuko yabonye mwebwe mutanyitayeho jya umuha amahoro muko sinzabona umwanya wo gushaka ibyo murya ngo mbone n'umwanya w'ibyo sinakubyaye njyenyine ibyo ntacyo bintwaye ndabimenyereye mama gusa ntabwo binshimisha ibyo ni akazi kawe dore nahishije rero nushaka uzurye ngewe ngiye kwiryamira none se ntabwo dutegereza papa ngo dusangire shariyeri jya ungabanyaho iyo mitego uramutegereza se urabizi neza ko ari butahe kabiri kangahe ubundi musangira ko wigize nawe ukuntu mana utazafasha ababyeyi banjye bakiyunga koko ubu ko harabahaye ubukire bungana gutya ariko nta byishimo byo bimaze iki ukuntu abandi bana twigana bahora bandatura ukuntu ababyeyi baba basohokana abanjye badashobora no gusangira ibyo mu rugo ese ko mbona ukomeza kwikomanga mu gahanga ntacyo uvuga urigira gutyo kugeza ryari koko Edouard ariko se wandetse nk'inywera inzoga Jose wenda nkumva ko umujinya navanye mu cyaro ejo wanshiramo kabisa wandetse umva mbese amayeri ubwo rero wirakaje ngo utaza kugura icupa ryo guserebura ubwo butaka baguhaye ndakwinginze ntiwongere kuvuga ibintu by'ubutaka Jose kuko iyo nibutse ko rwose aribwo bwankuye hano bugatuma njya gusuzugurwa kuriya reka ubanza ndi gukina mu bikomeye byagenze biteze mwasanze umukecuru yagurishije se aguha hato aho hato se umuntu yahabonye kwiki ubwo ko byari ikinyoma ngo nkunde ngende ngeyo ugende hanyuma se ukora iki uzi ko ubu nari nabonye umukiriya ushaka ubutaka bwo mu cyaro bwo guhingaho byihorere sha umukecuru ngo yaranshakaga ngo muhe amafaranga yo kwivuza ngo yararembye
ngo ntashaka kongera kurushya umuhungu we ngo ibyo yamukoreye birahagije. birangira aho wagiye gushaka amafaranga ahubwo yahatanze. cyakora ugira inyatsi. ariko ubwo ukunze urumva napfa gutanga amafaranga byoroshye gutyo Jose? none nivunira iki se ko n'ubundi Paterina azabikora? none se niba ntayo wabahaye warakajwe n'iki bene ako kageni? Joseph we umuntu yari yagufata nk'imbwa rubebe kandi ari wowe wamukijije. uravuga murumuna wa Paterine se? none uriya mugabo akunze kuyubaha abantu bose, ubwo nturi kumuharabika ko kaduha? sha wakwicecekeye nyine ubwo nashatse gukwepa icyo kibazo cy'amafaranga. babwira ko amafaranga yanjye nayashoye mu yindi mishinga yunguka. hanyuma se bigenda bite? nari mbahaye aho guhera ahubwo batari ko aho wahereye iyo mishinga yawe wigejeje kuki? mama nawe ati nta soni biguteye kuba murumuna wawe akurusha amafaranga. umva none se ubundi icyo bakubeshye ni iki? sinumva warakajwe nuko bakubwije ukuri. nanjye nari mbonye uwo mbwira nyine. mbese ubwo nawe iyo uhaba wari kunga mu ryabo ugafatanya nabo mukanteranira? so kuguteranira rega ni ibintu bigaragara. none se iriya kampani mukoramo yanditse ku mazina yandi? ko bari mu izina ryanjye se bivuze iki? uyoye ko ari we wangurije amafaranga kubera nyine cya gikorwa cyo mu kabari cyari cyampombeje. ibyo se mu mategeko byanditse hehe? kampani niba yanditse ku mazina yawe buriya agomba kwitwara nk'abandi bakozi bose. ngo abyumve se sha, kuba naramwemereye ko azajya afata 50% ko byatumye yuriza inzego, ubasigaye amfata nkaho ntacyo mvuze ndi zero. ariko rero afite uruvugiro. none se ubundi umbwira ko umwana uje mu mujyi ejo bundi agutanze kugura imodoka byagenze gute? imodoka ze ngewe nyishatse nayibura. nuko kwari uko nyine mba mbona idakenewe. hanyuma se abagore n'inzoga nibyo bikenewe kurushaho? sha wagiye umenya ko ingeso zawe zitatumukira ureke kwiyemera. mbese ubu nyumviye ubusa, nta kintu na kimwe nyine uri bumfashe. ubwo se njye ndinde wo kwivanga mu makimbirane y'abavandimwe? ntuzi ko iyo wivanze mu ntambara yabo bareka kurwana bakagukubita ari wowe? sha yamenya ko ari kuri yateye sinakabaye nanamwita umuvandimwe wanjye ngewe. wowe rero reka nkwereke ikintu mfasha, kandi nawe ndabizi uzakuramo agatubutse ndabikwijeje. ntiwumva se ahubwo mbwira, noneho mbwira pe ndakumva. ubanza uruhuke sheri, ndi kubona ko unaniwe nubwo wihagazeho. yewe wayamenye ko nahinaniwe rwose sheri, ahubwo ubanza iyo nagira amahirwe yo kugira umugore mwiza nkawe nari kuzicwa na stress. nta mpamvu yo kwicwa na stress sheri, ahubwo zana ngufashe iryo kote wicara mu ntebe nze ngukuriramo n'inkweto. kiramfasha rwose. hakuzi ko uzanyicisha keyasha. ni ukuri ujya umfata nk'umutware nkumva rwose birandenze. nahise nkumenya ko wahise utwara umutima wanjye. ndakarusha noneho bukaba uri n'umutware w'urugo, banagufashe neza ukancika. ubwo se nawe kwibabarira. kugucika se nabishobora sheri. ko urukundo rwawe rwambereye nka rukuruzeho rimbuza amahoro iyo nkuri kure. none amazina nzayahindure ndeke kwitwa Sylvia nitwe Sumaku cyangwa Rukuruzi. waba Sylvie waba Sumaku, icyo nzi ni uko uri isimbira isumba ayandi, ukaba agasaro gasusurutsa umutima wanjye. mbese ndi umunyamahirwe kuba ngufite. ntabwo Sylvie ningende nawe umunyamahirwe pe, ntibirangira ugiye no kumpimbira igisigo. umva ku bwawe nanakora mu nganzo da. ako kazi se mwiriwe mute mugabo mwiza? akazi byo ni ibisanzwe, gusa nk'uko ubizi nyine ntabihora ari byiza igihe cyose. cyagenze bite se sheri? hari umukozi wongeye kugirira impanuka mu kazi se cyangwa babibye? ikibazo gihari si icy'akazi sheri, ikibazo ubu kiri hagati yanjye na mukuru wanjye. papa rero se kandi yabaye iki noneho sheri, ko nzi ko yari amaze iminsi yaracishije make. acisha make? ubu noneho yabaye nk'intare neza neza. guteseka buri kintu cyose nkoze ari kugishakamo amakosa. ntumva ari kumbwira nabi, ari ku... ese wamugize ute sheri? cyahise uko ubizi ukuntu nkunda umuryango wanjye, hari ikintu nabakorera kibi?
aho kuko byishwe no kugerageza kumugira inama. utambwira ko ibyo byose byatangiye nyuma y'uko muvuye kureba umukecuru mu cyaro. Wabimenya rwose kuva urya munsi afite amahane menshi ku buryo atacyemera no kujya mu modoka ngo tujyane mu kazi. Ngo arambiwe agasuzuguro da. none se uraza kubikoraho iki sheri? cyangwa umukecuru naza tuzongera tumwicaze tumuganirize nanjye mbafasha. Ntawamenya wasanga ari umujinya w'igihe gito sheri. ese ko mbere ukuvuga ko muzajya guhinduza ibyangombwa bya kampani naho ukandikwa mu banyamigabane mubigeze? gusa ibyo nabyo ari ngombwa cyane sheri. maze iminsi mbona asa n'uhuze cyane ariko azahugukira rwose tuzabijyamo. bivuze ngo uracyameze nk'aho uri umukozi nk'abandi? ubwo se urumva nta kibazo kirimo sheri? ubwo se akwihindutse? nawe ntugakabye sheri. yego nyumenye kuko byamera kose ari umuvandimwe wanjye. wenda twashwana ariko ntiyamemukira. nyamara sheri njye sinzi impamvu mbona mukuru wawe atari umuntu wo kwizerwa. ibyo byihorere. ahubwo wa mukobwa mukorana muri alimentation mubwire ko ejo tuzajyanayo kubera ya gahunda. hari ejo nibwo mukecuru azaza hano? ntibuka se ko agomba kwivuza aba hano kugira ngo tumwiteho. sheri kangusha umerekeze nitaye dore butangiye kugoroba. ese wakangutse mugore mwiza? kugira ngo se nigeze nsinzira sheri. nakomeje kwirebera aka gafilime k'urukundo kakanyibutsa ibihe byiza ngiriyo ndi kumwe nawe. wabonye ariko ko ngewe nzi gutegura. ahubwo uzareke natwe dukine iyacu filime. ubu se wabasha kundirimbira nka kuri uriya musore yabikoraga? ibyo byoroshye. Anita mukundwa, Anita wantwaye roho. ako shaje ndikora nitahire uragira ngo ndare hano mucuti wawe natahambure. reba nukora amasaha hageze. nashaka kubure aririmba reka. ibyo se bivuze iki? reba wowe urukundo rwari rugeze aharyoshye none ngo uragiye koko? oya sha waraye koko. yego ko Anita warushye. Jose ibyo bintu urabigaruye kandi none ubushize ndarahanuriwe ko habuze gato ngo mucuti wawe dufate. ese ubwo burya bwose uramutinya niko cyangwa sha ubu mbeshya uramukunda? ubu ugiye kunsiga muri iyi mbeho ujye kumupfumbata? none se kandi utangiye no gufuhira umugabo wanjye sheri. kuzi ko ibyo dukora tuba twiyibye ugira ngo mbigenze ihangane nyine. ariko so ubundi ubona ndusha iki koko? ntabyo. nuko ari umukire afite iriya kampani icuruza ibikoresho by'ubwubatsi? kuba ayifite se no kuba atayifite ubundi bimariye iki? hari n'igiceri cy'icumi ajyamo uyobewe ko n'ubundi byinshi ari wowe ubimpa. none se nyine wazamutaye ukaza tukibanira byeruye? ibyo bintu ko bigoye sheri. uyobewe ko muri inshuti. ubwo se ubundi uriya mukobwa wacu byagenda bite? ariko wamugane koko birasaba kubanza kubitekerezaho. birasaba ko umuntu abitekerezaho yitonze. gusa ukwiye kujya umwanya munini nyine nk'uko wabikoze uyu munsi. erega wibuke ko uyu munsi ari muri wikendi. ariyeri aba yiriwe mu rugo nsanga ibintu byose yabikoze. cyakora kariya kana kanyu njya nkagirire mpuwe pe. ubuzima kabayemo ntibugakwiye. abaye ikise hari icyo ajya akenera ngo akibure. hariya hafite se waba umufata nk'igikomangomakazi ntujya ubona ukuntu asa. muri iyi minsi byo rero ari kugenda aba mwiza cyane. ejo bundi naje iwanyu mubonye ndumirwa. kabaye agakumi numvise kazi no kuganira. Jose ndakuzi. ikinze biteze kwa nyakuriya mwana ataranuzuza n'imyaka y'ubukure. tereka abagabo mutanyurwa. ubu sinkunyuze. wahoze umbuza gufuhira umugabo wawe none wowe uri gufuhira umwana wawe. murarega niwe nikundira wenyine. naringize ngo nawe ufite ingeso nk'iya Edouard yo kwiruka mu twana byaye. nari guhita nkwanga burundu Jose. mura rero si uko nteye. icyo mba ndebana nacyo ni ubucuruzi bwanjye kugira ngo nanjye ndebe ko nazatera imbere nkaba nk'umugabo wawe. sheri reka mbyuke nitegure ntaye. hari ubwo njyamo nataha kare ntasanga yarubiye noneho sinamukira. humura ntarataha. ndabona mu kanya yanyandikiye anyohereje akamesaje ngo duhurire ku kabarangurire kamwe.
tugende rero atagutegereza yakubura akaza kukwirebera. usiko mukecuru ari kuzadufana tutazi ko arembye. ni ukuri ahubwo aranihangana pe. umuntu wari urwaye indwara zingana gutya none uko ubona ukuntu ameze arakomeye pe. reka mwabana mwe ku gihe cyacu twararyaga ureke mwebwe murya utuntu turi aho tw'amafuti gusa ngo mwariye. gusa mama ibintu uri kuvuga byo gutaha rwose ntabwo bishoboka. ukeneye ko uri mu rugo rwose tukakwitaho. ariko se ubundi umuntu bamunyuza mu byuma bingana kuriya ntibasangemo indwara atanafite. uzi ko ahubwo bagutera ubwoba ukarembera rimwe. niyo mpamvu nyine mu cyaro bavuze ko badashoboye kukuvura mama nuko batabashaga kumenya icyo urwaye. hano rero humura bazakuvura. rata mwana wa ndakumva. nabo bakabyaga rwose bancomekagaho ibintu ngo barapima umutima ibindi nkabona baranzirika ku maboko nk'uzirika ihene bagafata ibizamini by'ubwoko bwose. niyo mpamvu nyine twakuzanye ngo wivurize hano mu mujyi mama kandi humura tuzakora ibishoboka byose ukiri. ni ukuri bana ba ntako mutagira pe muntera ishema no mu bandi babyeyi rwose. ibyo mumaze kunkorera ni byinshi cyane. ariko ndumva nta mpamvu yo kudushima mama. ngomba kubashima. n'ubundi zino ni inshingano zacu tuba dukora. umwana wese yita ku mubyeyi cyane. ahubwo ugomba kuguma mu rugo iwacu tukakwitaho mama ukazava byibura wakize. waretse nkajya nza kwivuza kuri randevu ya muganga mwana wa. ubu uragira ngo mbane n'umukazana wanjye mubangamire? ntubizi ko ababyeyi biyenza ku bakazana? ibyo bibi iyo muri bo harimo udashobotse mama kandi humura umugabo wanjye twese aradukunda kandi aratuzi neza. ibyo twabanje kubiganiraho ntubigireho ikibazo pe. ubu si imyaka yanjye amatungo yanjye bizitabwaho nande bana ba ko mubizi ko mu cyaro ari byo bidutunze. ko harimo abakozi babihemberwa mama kandi iyo byakwangirika rwose nta kibazo kuko ibyo byose nta gifite agaciro nk'akawe. ubu si uyu mujyi nzawubamo mushobore bana ba ahantu nabonye umuntu atabona naho yagura agasururu. agasururu urumva bagacuruza kakagurwa nande mama n'abavuye mu cyaro bakanywa bagera inahangaha rwose bagahita bagaheba. wowe n'ise ako gasururu ugira ngo urakemerewe mama? ntibuka ko kubera ko urwaye umwijima bagukuye ku nzoga. ibyo byo ndabyumva ko nzabyihanganira da. ariko usubaha iwanyu nabonye nta n'akarima k'igikoni. ubu nzajya mbyuka nicaye pe burinde bwira. bana ba ni ukuri sinabasha kubaho nta kintu nkora pe. mama nari mbizi ko icyo kibazo uri bukibaze pe rwose. uri nkanjye rwose kubaho nta kintu nkora ntibyanshobokera. ko nabonye se udakunda na televiziyo ubwo bizagenda bite? wenda nzihangana ariko sinzi ko bizashoboka pe. ariko n'ubundi nta mukozi tugira iwacu mama. wazajya ufasha Siriva umugore wanjye uturimo nyine two mu rugo mu gihe azajya aba yagiye gucuruza. ugira ngo si byivuze ndabyumvise ko nari ndangariye uko utu tuntu tuzenguruka iki giti giteye mu muhanda hagati. tugende ubanza uruhuka umwe n'imiti baguhaye ma ibindi tuzabimenya nyuma. mana yanjye none se we utambeshye buri munsi utawuteze bisi ubuse kakavuye mbonyemo wazagakira. shage ureka imitero none se uko nyigendamo buri munsi ubona mbaye iki? mbega kavuye shawe ye baba we umva uziko abantu babyiganaga nkumva ngiye guhera umwuka neza neza. none se umushoferi wabaye iki uyu munsi wateze shira umutoto we? hari ubwo umuntu aba ashaka kwigira ahantu bitari ngombwa ngo ababyeyi bamenye aho agiye. ndabyumva ugiye guhura n'abasore. umva ikibazo zikiri ahubwo nawe ushatse waza tukajyana uzishoye ibihari. ndakwisabye muko ubuzima bwanjye cyabukunze sinshaka kugangiza. ariko ninde wakubwiye ko kwishimisha ari ukwangiza ubuzima? ngahirebe nanjye undebe. banza undebe wongere wirebe urabona ugaragara neza ari ndi hagati yanjye nawe. erega shashani sigomba kubishinga uko byamera kose kuko nubwo ubona twigana ntabwo tubayeho mu buzima bumwe. icyo cyo uvugishije ukuri rwose. ni wowe mwana w'umuturage twigana pe ahubwo unyoberwa n'ahantu umwana w'umukene nk'aho akora amafaranga yo kwishyura ikigo gihenze nka kiriya cyacu. amafaranga yose cy'ababyeyi banjye babuze shani ahubwo icyo wabuze ni urukundo runyitaho
gusa ibyo ntacyo bimbwiye. kuba batakwitaho cyane ntibivuze kwitwara nk'umuturage rero byongeye uri umukobwa ubwo uzi wiyitayeho ukuntu wasa neza. ubu se ngiye amafaranga yose umbonana saa yanjye mba nakoreye ubu nawe nakwigisha kuyakorera. agahinda pe. iririre wowe n'ibibazo byawe urandirira se mbaye iki ngo tugutera agahinda. Baza n'ukuntu mwebwe ababyeyi banyu babakunda sha. Mwe mukabahemba kwangiza amafaranga yabo no kwiyangiza rugeretse. Ariko ubundi papa wakora iki we? Kumba numva ufite ubugugu bw'amafaranga nk'ubwo mu batindi. Papa wanjye ni umwe mu bantu bafite kampani zikomeye zicuruza ibikoresho by'ubwubatsi hano mu gihugu. N'ubu ngubu se mbona mwifotoranyije aho ngaho muri telefone yawe. Ko mbona akiri muto we. Hari abantu bagize amahirwe yo gukira bakiri bato pe. Iyo ntabwo ari papa rega ahubwo ni umuvandimwe we. Gusa ngewe niwe mfata nka papa wanjye kuko ibyinshi nkeneye mu buzima bwanjye n'ubinkorera. Se nabona akanimero ke se base bamamagara ndetse gatumaze n'itabi. Kibazo yego sheri humura ndi hafi kukugeraho kuri hoteli wambwiye. None se Shani sawa bye bisu. Shania iki urakomeje ugiye guhura n'abasore muri hoteli? Reka sha abasore se bagira amafaranga. Ubu mudongo twigana ninde wakwikura 200 akabigo. Bivuze ko ugiye mu bagabo bakuru kandi wasanga uwo mugabo ayo mafaranga atayaha n'umwana we akaza kuyahunga abana n'imico mibi nkawe. Hanyuma ariko rero wa mukobwa we utantuka sibyo utantuka utantuka kwanza abanza ugiye nanjye nigire muri gahunda zanjye. Genda sha nagenda nagira sinabara kukubwira ko ibyo atari byo ushatse wandeka ceceka enda agaturage we akantu kataza y'iterambere rigeze. Ubwo reka banze ndebe akomeze mu kamerari nongereho n'utumekeup umva nabonye duhara bikunda kubi. Ubu karaga kobwa kabaye kaza ubwenge sinabahuza ko nabonye atanga agafaranga gatubutse. ubuse byari bikwiye ko tuza kuganirira iwawe gutya nta n'ikintu dufata. Kabiri kangahe abagabo baganirira ku busa koko Jose? Inzoga suko bizi wanjye zirahabura. Nuze shaka rwose ndaza kuziguha gusa bitaraka kanya. Shaho banze bisigaye bikomeye noneho uzi ko umuzungu yanze amagi neza. Cyamfa nawe rero ibintu byose bihindura urwenya. Uyobe ko iyo wasinze nta banga ugira. Kandi urabizi ko ikituzanye hano atari ikintu cyiza. Gusa nakubeshye ngiye mfite ubwoba pe. Mfa kandi yego nibyo ni inyungu ikomeye kuri twese ariko nanone umuvandimwe wanjye ntacyo yanyimye rwose. Ubwo uratangiye kandi uzanye ya miteto yawe mu kazi cyangwa umbwire niba utakibikeneye. Oya sha bizaciye byagaciye simbyitayeho ibindi rwose. Ese ko numva wagira ngo nawe ntabwo uzi icyo ushaka. Icyo nshaka cyo ndakizi nuko numva umutima wanjye nyine uri kunshira urubanza. Wakumva wivugisha gutyo yagira ngo ntujye uhemuka cyangwa wiyibagije aho iriya kampani urata yabonetse. Ariko se wowe uzajya uhora unyibutsa uriya muzungu nakoreraga nkamutuburira. Naho rero we kwigira umwana mwiza tuza nkubwira uko dukinisha mwene wanyu. Nyibwirira sha nashaka zanakene n'ubundi nzamwitaho nk'uko namwitaho atararangiza amashuri. Icyo ushaka ni ukubona ndi hasi atanzamuraho amazuru nk'uko bimeze ubu ngubu. Nk'uko ubizi rero ndakumva umuvandimwe wawe ni umuhanga. Bikabije ukeneye kubanza kumwikiza kugira ngo ibyo byose bishoboke. uramenye Jose nakora ibindi byose ariko icyo kwica umuvandimwe wanjye cyo ntigishoboka. Jamedito oya ninde kubweze ko tugiye kumwica? none se turamwikiza gute? Do akira umutisha uve mu magambo sibyo? Iyo nkubwiye ngo ngiyewe Joseph sinkinishwa wumva iki? Urumogi rungana gutya se warukuye Jose? Kandi
ariko ubu uzi ko bari gufatanya muri iki gihugu umunyururu utazapfa uvuyemo kweri. Jewe niba ugomba kurumfatana rero bagomba kurufatana muri umuna wawe bakamujyana akabaduhaye umwanya. Hanyuma se bikazagenda bite nyine? Nizere ko kampani kikwanditseho mutarajya guhinduza ibyangombwa ngo nawe abone imigabane ye. Ibyo byo ntubigireho ikibazo, nakomeje kubitinzatinza. Ubanze yaranabyibagiwe. Ikiri bube gisigaye rero ni ugushaka umukiriya, kampani ukayigurisha byemewe n'amategeko, kuko ubu ni wowe nyirayo gusa. Uriya ni umukozi wawe. Ese nibyo uri umuhanga pe cyane. yewe mbese ni ukuri umutega ubundi nyine tukamururiza bakamujyana, yaramutse anaburanye bakamurekura akazaza asanga ibintu byose nta bihari. Ubwo kandi gahunda igomba kuba ejo. Ejo ibindi ubundi ukareba ngo biroroha cyane. Uzaba usigaye wica ugakiza wenyine. Kora kabisa kora. Ndakwemera rwose. Reka ejo isabukuru ye izamubera umunsi atazibagirwa. Ese burya ni n'isabukuru ye? Ahubwo ndumva byoroshye. Reka nzane icyo kunywa noneho rero tubiserebura ahubwo. Injira ni karibu. Waramutse neza boss. Waramutse neza Glory. Ngaho icara. Murakoze cyane. Kushakira kahise amasaha akazi ataragira ni amahoro. Ni amahoro boss. Nuko wari wambwiye kuri buzinduke nanjye nkavuga ngo reka nzinduke. Ntawamenya ushobora kugira ibyo ukenera. None se kubizi ko nazindutse ngo nsinye ibyo ntabashije gusinyesha kuko ntaje, urumva uri bumfashe iki koko? Nta kibazo ariko twaba tunaganira boss, cyane ko utajya unemera ko twaganira ibindi mu masaha y'akazi. Ni nk'ibiki se ushaka ko tuganira bitajyanye n'akazi? Kubizi ko ikimpuza nawe ari akazi nyine. None se ko mu kazi ndi umunyamabanga wawe, ubona ntari umunyamabanga mwiza? None se kandi njyewe hari icyo nigeze ngushinja? Urabizi ko umwe mu bakozi bari ahangaha nishimira rwose kubera ukuntu ukora akazi kawe neza. Ariko biriya wishatse no mu buzima busanzwe nakubera umunyamabanga mwiza. Ni uko utajya ubibona nyine. Njyewe ariko sindi kumva icyo ushaka kuvuga. Usobanurire neza byaba ari byiza kurushaho. Ariko ntukigire umwana boss. Ubwo si icyo ndi kuvuga ntucyumva koko? Ntacyumva nese kandi utakivuze. None se ubona ndi umukobwa mubi koko boss? Ku buryo twirirwana hano mu kazi ntugire ikintu na kimwe umbaza koko? Ese uyu munsi wateye n'ibiki wa mukobwa we? Ibyo bintu uri kunyigira imbere we nta soni biguteye? Isoni ziki koko boss? Si ngiye nawe turi hano gusa se? Ariko ubanza ukunda kumbona narakaye Glory. Wowe wirakara. Cyangwa wirengagije icyo ndi cyo kuri wowe? Oya nukuri boss, ndabizi ko ndi umukozi rwose ukaba umukoresha wanjye. Gusa nuko nyine nanze kunyurwa n'ijambo, cyane ko gukunda atari icyaha. Ubu wazindutse iki gicuku uzanywe no kumbuza kwikorera akazi? Nyihanganire rwose gutuma uvuga nawe ku isabukuru yawe boss. Oya pe. Iby'isabukuru byihore kuko nta kintu bikurebaho. Sohokera mu kazi nikorere. Gusa umbabarire boss. Sohoka se nyine. Gusa urantunguye pe. Sinarinzi ko ntawe umeze gutyo. Mana we, basi imbere yo kugenda akira impano naguteguriye kandi ufashe ntuyange boss. Ni ukuri mbabarire. Akira. Ishyiraho ku meza ndaza kuba nyifata nindangiza akazi. Ndakwinginze banze boss. Ni ukuri banze uyirebe pe. Nta kindi kintu ndi bugusabe. Gusa uyu mukobwa asigatumwa ara ngaho yimarika amahoro ahindi. Urabona atari nziza se ko nta kintu yivugaho boss? Iyo mpano ntabwo uyikunze rwose. Mbabarira umbwire numve ko naruhuka. Naba nyikunze se bwo nabikubwira mbona ntazi ibyo urimo aho.
kumona wabuze amahoro uzenguruka ibiro byanjye ufite ikihe kibazo? nta kibazo bose ahubwo reka ntisohokere mureke ukora akazi kawe. sawa sawa, umunsi mwiza, reka nanjye nkomeze akazi kanjye. mana we habuze gato yaramfashe mana we siripurize ari kuba yishe we ariko se ubundi kiriya gikapu Eduwari yamaye ntatume ndeba n'ibirimo. ni igikapu nyabaki, ni igikapu nyabaki. amahirwe nuko mbashije kujijisha Paterine nkagishyira mu biro bye ntabimenye. akazi kanjye ndakarangije amahoro sha. ukuntu nakomeje nkwikaraga imbere mwiyereka we ntamenye ko ari kiriya gikapu cyari cyanzanye hano. ese mwana wa aho wahereye iteka uri gutekera ubukwe? ese n'ubundi ugira ngo si nk'ubukwe mukecuru dore n'abaturanyi benshi ni abatumiye ahubwo nuko batarava mu kazi gusa mu kanya baraba baje. dore ngewe ubu ndangije guhanagura ya masahani no kuyashyira mu kabati, reka nze nawe mbe ngufasha. nta mpamvu yo kuza mu gikoni kandi urwaye mukecuru. umva mbese ahubwo reka nze tube turi aho n'ubundi ibyo ntetse ntibinsaba kubyicara iruhande. igikoni se cyantwara iki? igikoni kiba mu nzu kandi ukaba utabona umwotsi. umwotsi se wabahe ma ko tudateka ku nkwi? gaze nta mwotsi iteza. ahubwo si ubwo inkwi zurazizi mwana wa, mbabona wimereye nk'umuzungu ibyo utabishobora pe. ariko mukecuru nawe uri umuti w'amenyo pe. gute se? ugira ngo se buriya ngewe sinavukiye mu cyaro nka kiriya cyanyu? ibyo tubireke ahubwo unyibwirire. kiriya nabonye uzana konzi ko bagikoresha mu bukwe bw'abageni turakimaze iki noneho? uravuga iriya keke se? niyo kuza gukata twishimira isabukuru y'umugabo wanjye. ego komana reka ndumva ari ubukwe mu bundi cyane. ahubwo se ko adataha ngo agufashe kwitegura abashyitsi urabakira wenyine nyir'urugo adaharima? ugira ngo se arabizi ibi byose tubitegura atabizi kugira ngo tumutungure. ego mana ngo iki ubwo se tubiteguye nka gutya akaza atinze nka kwa kundi yitahira amajoro abo bantu baba bakimutegereje? homure yambwiye ko nta kazi kenshi afite uyu munsi. ikindi kandi nabwiye Ariyeri nambwiye ko nava ku ishuri agomba kunyura ku kazi akaba amujijisha nyine akamuzana twamwiteguye neza. uravuga ko akuzukuru kanjye se? uzi ukuntu nagakumbuye. Tantine we nyogokuru we. ariko reka nkubaze ari wakane waje winjira uko manze koko ubwo uzi ko nkanze. niba iki mwana wa ko numva ibikora binkutse koko? tanta Paterine baramutwaye. iki mwana wa niba nde bantwariye umwana kuko kutatuba watuje ukatubwira witonze Ariyeri urumva utari kuducanga koko ubundi bigenze bite? mwana wanjye ngiye kumureba nk'uko twari twabivuganye. hanyuma se nyine kuje utamuzanye kandi nakubwiye ko uri bumutinze mpaka muhamagaye mukaza muzanye. ndamuzana gutese kandi abapolisi bamutwaye bageze usanga bari kumwuriza kwa muganga. bishoboka pe umwana wanjye se yaba yakoze iki? ndamuziza akomeze niruka nkaza kubabwira. ntabwo bishoboka ntabwo ibintu bishoboka. ubu se umwana wanjye baramuhora ikikozi ko ntawe sagarira. yesu we mbese abantu wari watumiye biragenda bite tanti? igirayo wa mwana we abo bantu se baraba baje gukora icyo ubundi? yamaye nka rwabikwe niko nuko kunuraho umuryango w'ibiro byanjye ufite ikibazo. mana we bosi we ndikumva afite ubwoba pe. ubwoba bw'iki se butumye uri guturaho umuntu umuryango? ubwoba buranyishe. kuyomba ndwara umutima mba mbisemfa. n'ikihe kibazo ufite se? ese ko mbona wagira ngo ibintu byabaye hano ejo nta kintu bikubwiye we bosi? habaye iki se? habaye iki kutambwira ikibazo gihari? ubu se uranga utazi ko murumuna wawe baraye bamufunze?
ejo naraguhamagaye umunsi wose nsanga wakuyeho telefone none numvishe ko waje mpita nza kukureba. ubwo ibyo nibyo byatumye uca igikuba uzi ko naringize ngo hari ikindi kintu gikomeye cyabaye. nkuko mbona umeze nkaho nta kintu uri bubikoreho bose. uko ibizi Paterine biriya bintu bamushinja koko yabikora. yabikora noneho ushatse kuvuga ngo leta yamutwaye noneho n'abasazi cyangwa muzajya mubona abantu biyambika uruhu rw'intama mugire ngo ni intungane. ese kuri kumuvuga nabi koko nkaho atari umuvandimwe wawe. mushimire se ko yatumaga muhora muntaramanye mukajya horega mukamurata ibigwi ngo yakize akiri muto ngo nawe mukuru wenda cyari inshakarafu aho yayakuraga mwahabonye noneho. baba we noneho byagushimishije kuba bamujyanye. ese ubundi nkubaza iryo perereza uriho ni iry'iki? siko wigize nkaho ari we mupolisi ushinzwe ikirego cye. njye nifitiye ubwoba bose nifitiye ubwoba pe. igikapu wampaye ngo nzane nicyo basanzemo ibiyobyabwenge. ubwo rero mfite ubwoba rwose ko nanjye byangeraho. ubwo se niba ari wowe mufatanya ugira ngo we ntibaza kukuvumbura se? ngo iki ariko se bose ko mbona ibintu bigize urwenya nk'aho atari we wampaye icyo gikapu. umbwira ngo harimo surprise ngo nkoreshe uburyo atabibona. nawe aho ubera injiji ufata igikapu uragenda uratereka utanazi n'ikintu kirimo imbere. bivuze ngo wabikoze ubizi. niwe wafungishije umuvandimwe wawe koko bose. ntabwo nabyihanganira pe. ndajya kuvuga ukuri abika bugenda uvuga ibyo ushaka urebe ko nutitonda utamusanga mu munyururu ahubwo. yego ye uri kuntera ubwoba se ngo ntabivuga. uzi ko abantu nta mutima mugira. wa mukobwa we wacishije make. cisha make iki bose? nta kimenyetso na kimwe ufite cyagufasha kunshinja. gusa wowe ibiguhama ni byinshi urazamura umutwe rero nabyo ndabikugerekaho ahubwo. uko byamera kose sinaba nzi ko umuntu afunze arengana ngo nkomeze kwicara nta kintu nkora. wakora iki se di? icyo wari ushoboye ko ari ukunyorohereza akazi ikindi ushoboye ubwo wumva ari igiki. ukumva ko nagutinya komeza gucishwa kuri nkuzi wamugomewe. ntabwo birarangira ahangaha. gusa icyo nakubwira ni uko wowe nta kintu wantwara. ngewe mpangana n'abari ku rwego rwanjye we. koma wancishije amafaranga nkoresha amabi ntabizi ariko umenye kuko byagenda kose ntari bwicare ngo nceceke. ceceka niyitabire umuntu udaceceka se. wi yego ye oya nta kibazo njye nditeguye rwose. umukiriya amubwira aze tubivugane. oya nta kibazo na kimwe gihari rwose n'ibyemezo bya RDB birahari rwose. wese ubwo se urumva nagurisha kampani itari iyanjye gute? wese bapanze bivuganira n'umuntu pesire. abakozi ashatse yabagumana kuko bari bamenyereye akazi cyangwa se uko abishaka bose akabasezerera akangaje abe sawa. ese buryo ni icyo wari ugamije? ni ukumufungisha ubundi ukagurisha ibye byose koko? ibyo bikurebaho iki wowe? cyokora ni ukuri wa mugabo uri igitangaza. ni ukuri uzi ibishimisha umutima wanjye pe. ngewe Joseph ariko baranze iyo bigeze ku mugore nkunda rero nabyo biba ibindi bindi. yewe ni ukuri ahantu wansohokanye nahakunze pe. ahubwo nta kintu wari wabona. ibyo naguteguriye ntibiratangira kuko sinabikora utaranyemerera ikintu ngiye kugusaba. uko bizi n'iki wansaba nkifite koko nkakikwima? ni ikintu gikomeye kurusha ibindi byose nigeze kugusaba sheri. niyo mpamvu ubona rwose nabuze aho mbihera. hari ikibazo gihari se ko nteye ubwoba sheri? ni ukuri ndagukunda urabizane. gusa ndashaka kugutwara nyine tukigendera tukajya kure cyane tukajya kwibanirayo. ukumva ibyo bintu byashoboka gute se kandi uzi ko mfite umugabo Jose kandi umugabo wanjye ni inshuti yawe? icyo kibazo njye ndashaka kuva hano nkigenderane.
ubishaka rero waza tukajyana kuko ubu ngubu umugabo wawe sinkiri inshuti nawe nyuma y'ibyo yakoze. ngo nyuma y'ibyo yakoze umugabo wanjye yakoze iki Jose? ubwo se ukuze muri umuntu we Paterine ubona asa n'umuntu wacuruza urumogi? oya Edouard rero yamufungishije ngo amwibe imitungo ye. ariko abantu nindashima koko uriya mugabo nyuma y'ibyo yakoreye umuryango wacu n'icyo amwituye koko ibyo sinzabibazwe pe, ndaza twigendere. Nuko urata mugore mwiza ntiwumva iyo byanga sinzi uko byari kunyorohera kugusiga. ahubwo se uriya museriveri se wari gushaka sheri ko mbona kurembuza? buriya wasanga agiye kumbwira aho komande yanjye igeze. ndaje gato numva icyo ambwira. niko bimeze bitese? ngiye gahunda namaze kwitunganya Jose. ntiwumva se? gusa wowe ndabona hakomeje kwiteretanira n'umugore wa mucuti wawe. humura gahunda ndayizi soso. kandi rwose uranzi sinica gahunda. none se ubundi duharariye ko njye umukobwa namaze kumutegura kare. aho yagiye hose icyo nzi ni uko butari bwira atageze hano, kandi icyo gukora nawe urakizi. upfa kuba uri bumpe amafaranga yanjye yuzuye we gusa, ubundi akazi ko kurindagiza abasinzi ukandekere. nawe nizere ko umukobwa wateguye azi icyo gukora, cyane ko akazi ke kataguye. icyo nshaka ni telefone ya Edouard gusa, ibindi ndabyikorera. ariko se ubu imyaka tumaze tuziranye uzi ko ngenzana imikino ku mafaranga koko Jose? njyewe nazanye umwana basanzwe baziranye kandi ni njye wabahuje ndamuzi. sawa rero ubwo reka nshaka icyo mbeshyurira mugore tuva aha ngaha, hato umugabo batahadusangana ugasanga imipango yacu irapfuye. sawa gahunda ni hani nitawe. ese wadutesheje imirimo twari twibereyemo uje kutwicaza hano nta kintu tubwire duwa? ubu suragira ngo mvuge iki mama? mvuga iki ko numva umujinya mfite wenda kunsandaza umutwe? umujinya ufite se ukeka ko uruta uwo wanteye unyima amafaranga yo kwishyura umwavoka wo kuburanira umugabo wanjye? wambabariye ukareka kongera kuvuga ku kintu cy'amafaranga. yego wayansabaga se ngo nyakureye umugabo wawe ko yayasahuye yose akayamara akayashora mu biyobyabwenge, ayo mafaranga yaragarutse kuri byanjye. ese ugura umuvandimwe nyabaki koko Edouard, umuntu udashobora no kuzirikana ineza yagiriwe? ariko se mwabana mwe mwakoroheranye, ubu ngubu ibibazo dufite koko muri iyi minsi ntibihagije? oya mama, ukuntu nawe washyigikiraga Paterine nta kuntu waba utabifitemo uruhare. ese ubundi ni ibiki muri kuvuga? ngo ibiki turi kuvuga? ubu se simbaye rubebe ntabwo birangiye, simbaye imbwa yiruka ku gasozi. ngaho da, none se kutarasa ku ntego ngo uvuge ikibazo gihari turakibwirwa n'iki koko? niko mama ndakumva. nk'ubuzi kugira ngo Paterine atinyuke agurishe kampani yacu nta kintu ambwiye n'ibinarangira ntagire n'igiceri n'iki na kimwe amaho. ibyo uvuga ni ibiki wa mwana we? nanjye nari natangaye ukuntu umuntu yakira vuba vuba kuriya, nta n'imyaka 10 amaze muri Kigali agatangira kugura amazu akubaka andi akagura amamodoka. ese Edouard kuba afunze urumva bitaguhagije utangiye no kumuharabika? ndabizi ko utabura kumuvugira kandi amafaranga yose ari we mwayasangiye, ahubwo mva nkubwire niba hari nasigaye yabitse muri iyi nzu umenye ko ntari bugende nyasize. fata ntabwo nzi uko mbaye mwana wa mama ndumva nazi ikintu kimfashe we. dore ikintu kimfashe mu mugongo we. fata none icara neza mama, utikubita hasi bwo. erega niko bigomba kugenda. none se natumye arwara se? oya nawe tinyi umva, umuntu utagira ubwoba. ubu kampani yose yarayihombeje kubera iyo biyobyabwenge, none kampani yanjye nayo arayigurishije birarangiye ifunze imiryango. ni gute mama satarenga? ni gute atarwara se? rekana n'uyu muhungu wawe uzubanza unywa imiti yawe, ntiwizere ibyo umubeshyi ari kuvuga. niba ndi umubeshyi se wagiye ku kazi ukareba ko hatarimo abandi bashoramari bahaye amafaranga umugabo wawe akabahereza kampani?
ibyo tubwiye birahagije sinshaka gukomeza no kubyumva. icyo nzi cyo ni uko imana ihora ihoze kandi ibi binyoma uri gushinja umugabo wanjye ntabwo izatinda kukunyomoza Eduwa. Mukecuru twigendere ujye kuruhuka. Eduwa reka nkubwize ukuri imana izabikwishyura. ariko aka kantu ko kwirakaza ni sawa. uzi ko utamenya ko narindi gutubura. Ewa n'ukuntu mama bimucanze kandi yarahoraga amundatira. Yes, ubu na ya modoka rero nakoresheje niba ari buyimbaze nzavuga ko narende kweshombosha. Shaka sure amagabo nawe yamaye make cyane rwose. Niba ari ko imodoka itari yanditse mu mazina yanjye. Ato akebye ibintu biraryoha birakavuna umuheto. ntiwambwiye se ko ushaka ahantu hatuje ngo umbwire impamvu utakiza kwiga we ngaho tuzi umbwire. kugira ngo si ibyanjye byo kwiga ntibyarangiriye hariya shashani ntabwo nzagaruka. uyu wintera ubwoba we ubwo se n'iki cyagukura mu ishuri n'ukuntu uri umuhanga uzi ko hanaburaga umwaka umwe gusa ngo dusoze. none se ko atari ubushake bwanjye migenzene yo ukuntu nkunda kwiga. none se byakugendekeye gute nyine? bimwe wambwiraga ngo uribaza ukuntu umuturage nkanjye yiga ahantu nka hariya nibwo nabibona sha. wavugaga kuri sinkwiye kwiga mu kigo gihenze. ariko rwose ndakwinginze ariye umbabarire nizire kutandakariye sibyo nabivugaga ari byo kwiganirira nukuri urabizi uri inshuti yanjye. naba nkurakara se habaye iki? hari uruhare na ruto ufite ku byambayeho? ngaho mbwira rero byagenze bite? wa mugabo wambwiye kwishyurira kuki yabiretse kandi twendaga gusoza? winyibutsa tonto Paterne shane kuko umutekerejeho agahinda karanyica. yarapfuye se cyangwa ararwaye? ararwaye cyane. ni ubugome bw'abantu shane. baramuroze. bibaze ko bafunze azira akarengane. buri cyumweru njya kumusura aho afungiye ariko yanganirije inkuru ye numva narira. yosha ihangane pe. baba we none se byamugendekeye bite ko wamuvugaga ko ari umuntu mwiza yafungiwe? bibaze ko bamuteze urumogi ku isabukuru ye none bakaba amaze amezi 2 muri gereza. none nasuye no kuri kampani ye nsanga hakoreramo abandi bantu n'ibyapa barabihinduye. buretse gato none si inkuru mbwiye ko numva nsa nkaho hari ahantu nyizi. waba warabibwiwe n'iki se ko ari wowe muntu wenyine mbwiye ibyambaye? nyamara ndumva hari undi muntu numvanye inkuru nk'iyo nyine gusa aho bitandukaniye ni uko we nyine yari ari kwigamba ko hari umuntu yabikoze. ahubwo ni kwa kundi usanga inkuru zisa nyine. none si inkuru zigasa kugera no mu gutega umuntu urumogi ku isabukuru. nyamara ndumva ibyo bintu bishobora kuba bifite aho bihuriye. utambwira ko wahuye n'umuntu wagambaniye tonto n'ukuntu twashatse ibimenyetso bimurenganura tukabibura. ugira ngo se twanahuye kera? ibaze ko twari kumwe ejo nijoro. none se mwahuriye he base ngo numve niba hari aho byabihuriye n'ibyo nakubwiye? ariye rero urabizi ko hari ukuntu njya nkura ibisaza nyine bifite amafaranga ntubizi? ndabizi nyine muri no minsi hari kimwe twari tumaze igihe ducuditse birenze gusa nyine ni igikire. byagenze bite se nyine? icyo kigabo girihe n'ibyo uri kuvuga? icyo kigabo nyine ndi kukubwira nicyo cyafungishije umuntu noneho kirangije ngo kinagurisha kampani bari bafatanije. uza amafaranga cyabaye wanjyanye se kuri ako kabari base tukareba ko twahahurira n'uwo mugabo. reka ntabwo arasubirayo. ubwo uzi ibintu twamukoze uwo mugabo twamusindishije tumwiba telefone iriho ibifaranga byinshi. noneho hari ukuntu cyakundaga kujya kwishyura kikaba kitweretse amapasiwadi yo kuri konte yo kuri momo yo kuri banki ndetse twamaze kubifata mu mutwe. noneho nijoro rero turagisindisha. umva sigiye ko kubeshya sinasubirayo ntahura nawe. reka umva twagisize sinzi. uwo mugabo namukora he koko?
ariko we uretse gato ndibutse ndumva Solange yanyorereje ifoto ye ngereka se reka se wereke none yari ariko turi kugiseka reba ifoto twamufotoye n'uyu reba oya ntabwo bishoboka we ntabwo bishoboka pe ntabwo bishoboka kandi twaramufotoye oya uyu ni papa ntabwo yakora ibyo bintu ntabwo yafungisha umuvandimwe hejuru y'amafaranga n'ukuri ngo papa wawe papa wawe uyu mugabo se umbabarire ntabwo nari bizi ko twibye papa wari none se kugiye we ariye none se ugiye kujyana telefone wimbwira ngo umaze kumenyera sheri nta muntu umenyera ibi pe none se hagira ngo nkubwire iki mugore mwiza ko nabonye gukomeza kubabara n'ubundi bitazambuza gufungwa kandi ndengana ariko turi gukora uko dushoboye ngo usohoke sheri kandi dufite icyizere kuko iperereza rimaze kubona ibimenyetso byinshi bishobora kukurenganura ibyo ahubwo bo byoroheye nyibwirira amakuru yanyu mumeze ate noneho ko mutazanye kunsura sugira ngo iyi myaka ije ntizira rimwe sheri umukecuru ararembye amerewe nabi kandi urabizi imiti yanywaga amafaranga igura none se kuki mutagiye kuri kampani ngo babe amafaranga yo kuvuza mama koko ntari bivuze ko twahise dukena bigezaho mama yaremba rwose akarembera mu rugo erega mugabo mwiza hari byinshi nanze kukubwira nirinda kukongerera agahinda ufite sheri ushatse kuba iki se Sylvie niba icyo utambwiye byari kuntera agahinda muri kampani hari ikihe kibazo iyo kampani uvuga se yahubwo iracyahari iki none se kampani ni ikintu watwara ku buryo wavuga ngo yari n'igihari none se kuki utibaza impamvu wagambaniye ukaba ufunze sheri none se kuba mfunze buri na kampani yanjye n'umuvandimwe wanjye kampani rero yaragurishijwe kandi uwo muvandimwe wawe avuga ko ari we wayigurishije ngo iki ntayigurisha nise kandi yaratangirikaho imigabane yanjye si habe yari injiji se yari azi ngo yaturushije ubwenge ariko amakuru yose yamaze kumenyekana ko we na sekreteri wawe ari bo baguteza urwo rumogi n'ubu sindasobanukirwa neza ariko sheri icyo bintu uri kuvuga ni ibiki nanjye mbimenya byantunguye ariko humura amakuru yose yamaze kumenyekana ndetse n'umuntu yari yaragurishijeho imodoka yacu yafashwe azira kugura ibyibano sheri utambwira ko ibintu umaze iminsi ubizi ukaba utarabimbwiye ukumva se ko nari kuba mbizi ngakomeza kukureka ugafungwa sheri nuba ariko ngiwe ntabwo mbyumva sinuva ikintu naba ndarakuriye umuvandimwe wanjye ku buryo yankorera ibintu nk'ibyo nanjye sinari nzi ko umuvandimwe wawe yakora ibintu nk'ibyo namenye ari uko umukobwa we yibyariye yaje kubitubwira ako kajiji se kuki katabivuze kare ko ndengana nkaba maze iminsi ngana gutya rwose kandi kazi neza ko ndengana kuzi ukuntu uriya mwana gukunda ko kurumva ari kubabiza agaceceka ko ahubwo nawe yaje kubitubwira byamurenze ubu koko Edouard hari icyo ntamukoreye hari icyo yansabye ngifite nka kimwima ku buryo yamemukira bigezaho nuko byagenze nyine gusa ayo makuru yose namaze kuyashyikiriza inzego zibishinzwe ndetse umwe mu bo bafatanyije ubwo bugambanyi yamaze gufatwa n'uwo musekreteri wawe ibi ntabwo bishoboka ntibishoboka pe Edouard ngeze ku rwego rwo gusohorwa n'indaya bakanjugunya nk'imbwa kweri mwana w'amafaranga yanjye rwose oya ntabwo bishoboka ariko cyangwa ndimo ndarota wenda igisigaye ndabona ari ugutoragura amashashi ariko kuko gusara byo ndabona byatangiye ubwo usigaye wivugisha mva hejuru nawe wanshenzeho dore ko ibintera umwaka ntabibura ko numva unyuka inabi nk'aho hari uruhare mfite mu bibazo byawe nabibwirwa n'iki se n'ubundi simaze iminsi mbona ukururana n'iriya mbwa ariko wamunyereka mana we namwica bashaka bakamfunga amafaranga ya nawe se hari ubuntu waguhemukirara ko narinzi ko mu guhemuka nta waguhiga inyana y'imbwa shayi ndusha ubwenge intege inzoga n'abakobwa inyuma ibyanjye byose koko yihorera ariko disi urambabaje ukuntu wumva nta n'isoni biguteye kubwira umugore wawe ko wahenzwe ubwenge n'indaya vana iyo mitatu nawe ibyo se ubundi wabikoraho iki wowe naho uri umugore ntugaseko naho babuze ibyo ndabizi rwose sindi umugore abagore bazima ibyo wagukoreye ndumva wabyishimiye se ndabigenzane koko ibaze ko nta n'igihumbi na kimwe yansigiye kuri konti kandi ibyanjye byose naragurishije kubera uriya mutindi w'umuhemu ariko abantu murasetse iyo muvuga ubuhemu ngewe ndumva utari ukwiye kurira pe kuko nturi intungane kandi nawe urabizi ndakwiyamye
myiyamike ukomeze kunduhira mu matwi nahemukiye nduzi hega uracyanigira inzirakarengane icyo nzi cyo nuko izari ingaruka z'ibyo wakoze ariko se ko numva umbwira nkaho hari amakuru mfiteho niba hari icyo ushaka kumbwira kimbwire ureke kuvugira mu migani cyakora abantu muri ndashima pe wabura umutima wa kimuntu ubwo wakora ibintu nk'abiriya ku muvandimwe wawe bivuze ngo Joseph sukunyeba gusa yanteje n'abantu yewe sibyo uvuze cyakora njye ndumva nkugiriye impuhwe pe ubu se wumvaga amabi nk'ariya wayahishira bigakunda ukuntu zasha iyo ngegera ariyo yancutse kagira ngo ni urundi rukundo naho yagira ngo babanze babone uko bigwira babitwarire rimwe yewe rero gusa agenge nta kintu kimbabaje nk'ukuntu nazagusura ngo ndebe ukuntu uzaba usiri mu gihome uri gukubitwa izakabwana zibagakubitwa n'inkuba itagira amazi niba ari nabyo wifuzaga ntabyo ubonye nshyirira amazi muri dushe na niyogera ahubwo ariko ko nibanda ntimusuzugura anita ukonsuku ndo kujyanira amazi muri dushe irebe nawe undebe ubundi se wowe ko wirimbishije ugiye ubundi urabura kumba hafi muri ibi bibazo turimo wogeje akarenge uragiye umva reka nkubwire nanze kugenda ntagusezeye kuki kandi rwose uhumure sinzagira ikibazo cyo kugabana imitungo cyane ko nta niyo ufite ushatse kuvuga icyane ndagiye none se nawe urahukanye uragiye ariko wowe se kandi mana yanjye ni njye nakugize nte koko ani ntabwo twaba twarabanye mu byiza ngo nsige muri ibi bibazo ani usubire kureba izo ndaya zagucucuye uzisaba imbabazi kuko ngewe umwanzuro nawufashe urabyumva ani iriya modoka yari ibu ije gukora iki hano nizere ko atari ngiye baje kureba noneho wowe genda ubabaze ikintu bashaka reka njye mu cyumba nibakubaza ko ari ko mpari ubabwire ko nagiye kare cyane sibyo hamwe akawe kashobotse ahubwo wibuke gusiga ufunze inzu yawe kuko nariyeri yambwiye ko atazagaruka hano kandi nanjye ngiye butazagaruka inaha urabyumva ese muragira ngo mvuge iki mwabantu ibyo mwabonye ni ibi nyine niko biri ariko se muvandi ni iki kibi nagukoreye ku buryo wamemukira nka kuriya ni ukuri sheri sinzi n'impamvu wampatirije kuza gusura uyu muntu pe ko ndumva ntashaka no kumureba cyakora papa uri umugome sinabura kubikubwira maze ndanakwanga mba numva utanakuye kwitwa papa ni ukuri mfite ikimwaro cyo kumva ko ibibazo umuryango wanjye waciyemo byose ari njye wabiteye gusa nyine nta kundi nyine nta kindi navuga uretse kubasaba imbabazi gusaba imbabazi se birafasha icyo duha biragarura amamuri muri koma wenda gupfa birasubiza umukobwa wawe mu ishuri yige se nk'abandi ni ukuri muvandi ntabwo utagize ngo ube umuntu mwiza bigera nawe ufata inshingano zanjye uzigira izawe ariko nyine bitewe n'inshuti mbi byose nabitesheje agaciro aha numvise ngo washakaga ko tugupfukamirara ubuse ko ntabyo ubonye disi urabahute basi mugende mufate inzu yanjye muyigurishe murebe ko mwatangira ubuzima ko nta kindi kintu na kimwe mfite cyo kubishyura ngo wenda ngaruze ibyanyu nanyereje nta kindi mfite rwose icyo nakubwira ni uko kuba narafunguye umukobwa yabigizemo uruhare ko hatagira umutima mubi nkawe nibura se yabashije gusubira ku ishuri ngo yige ko basubira hazasubirayo ariko se nonaha kuko nubwo utigeze uyishyura uzi ubwinshi bw'amafaranga yishyuraga ikindi nakubwira ni uko mbere y'uko mama wajya muri koma yavuze ko nudahinduka uzapfa nabi ariko se ubundi papa wumvaga amaherezo azaba yahe koko nanjye ntumbaze mwana wanjye indambi niyo yantanze imbere ituma natekereza ku mubyeyi wambyaye ituma natekereza ku muvandimwe nawe ubwawe sinagutekerezaho uri umwana wanjye none kampani twavunikiye imyaka ingana kuri yiriwe n'igisambo kigenzi cyawe witaga inshuti ubundi se ntiyaramenyereye gukora ashyira abagore batabunikiye sinumva ngo n'ubundi nibo bamweretse umujyi mwinyibutsa ngo n'iriya mbwa yantwaye ibyanjye ikantwara n'umugore ariko wamunyegereza gusa nkamuniga
nta muniga akaruka ibyanjye byose yariye ntabibasubiza byibura nkumva ngo ndaruhutse ku mutima uwamunyegereza ntabyo ubonye rero nawe ako gahinda uzakagumane uhore wireba wigaye cyokora ndabinginze muzite ku mwana wanjye pe ntimuzamuhora amakosa yase ngo mumufate n'abazira amabi yanjye ndabinginze. umuryango wanjye ni ikintu nubaha muvande njye ntabwo ndi nkawe ari rwose kuva na kera namufataga nk'umwana wanjye. cyokora mw'abantu maze kubona ko nta keza ko guhemuka n'undi wese ubitekereza nashaka bireke kuko ngiye ubu ngubu nibwo ndi kumva ingaruka z'ibyo nakoze. birangiye wamubwiriza butumwa se noneho papa ubu noneho ugiye kuba umupasitori muri gereza wigisha abantu kudahemuka. ikindi nakumenyesha rero Edouard ndakumva nuko nabonye akazi muri kampani yahoze ari yanjye nawe nyine nkuko nahereka ubusa nkagira kuri byinshi nzongera nkore. gusa ntibikwiye ko waduhemukiye nawe utiretse. ariko si ubu nkubaze Edouard mbaza nyine ko nzi neza ko utari usanzwe ubayeho nabi ko wari ufite ubutunzi buhagije ngo ubeho neza ubu wavuga ko muri hano rwose uzira ikikoko. ubundi se ko nta n'icyo wungutse wavuga ko wanduriye ikikoko papa. ntatubwire mw'abantu mwe rero ntababeshye ninda mbi yabinteye pe kuko nari mfite ibintu bihagije mbese muri rusange nanduriye inda mbi. muri uyu mukino nanduriye inda mbi wanditswe na Singizweyezu Donati mwumvisemo Edouard mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Paterne mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean Dora Croix, Suzana mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Anita mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Sylvia mwakiniwe na Munyana Narisa, Ariela mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Joseph mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Shania mwakiniwe na Mugeni Aime, Gloria mwakiniwe na Irasubiza Mukere Nestina, naho wabakiniye Solange n'Uwineza Clarisse. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.